ureba kiriya gikozi cyahangaho ukuntu gimfatira umwana narakweretse ukuntu gifata umwana kikamuhenesha none ugiye uzanye undi mugore urumva atari bunyice umwana w'umwana wanjye nta kintu azamutwara Mariti iyo ugaruka ukareba ibiri kuba hano we Mariti iyo ugaruka ukareba ibiri kuba hano basi nyuma umukobwa ngiye gushaka ndamwizeye umukobwa mwiza ndakekura namuzi mwiza uruta ndakekura namuzi uvuze ngo iki sozi uramuzi ndamuzi uribuka wa mumama wa mugani mpumbwire ariko gerageza ibintu byo kurega reka mbyihoreza se uribuka wa mumama w'inshuti yacu w'ikero mwiza ukuntu afite umukobwa rero niyo tugiye kuba twakora ubukwe wa mama ujya gukunda gutuka ngo umugabo we ngo ninjishwe ukuntu ntumwibuka cya kimama cyiza cy'inzobe Gikoyo we wa mugore ufite umugabo w'injajwa rurasenyutse ugiye kurongora umwana ufite se w'injajwa ariko uburyo mbwira base nkakurambagiriza mu cyaro hari iwacu ko aba bana barezwe bafite umuco urashaka umapasi yindi yo mu cyaro urayifite ipasi yakumarira iki ipasi yabasha kunderera umwana ipasi ko baziteza imyenda ipasi bazitungisha umwana narimbuze ya materime yo urashaka ko undi muntu uramufite se basi ntawe mfite icyo ndagira mubwire nuko impamvu ubona ibintu byose byahindutse nuko ngiye gushaka undi mugore ni ibintu byumvikana kandi ntubigire big deal ngiye gushaka undi mugore yego ubimenye kandi karibu ukomeza unywe n'icyayi ibi bintu nkoreye ni ibintu byoroshye byumvikana ahubwo ibyo twari kugumya mu matiku karibu kumeza ubone icyayi nze gato ndaje kumeza surabona ibi bintu byamanuka nagahinda nteye harya ubundi ngo abazimu buriya babaho kireka Marita kare wabyumvise nzasaza gutya mu biti wabyumvise Ngora sozi uzatuma nanjye niga ubugome uzatuma niga ubugome sozi amakimbirane mu miryango no kwihambira mu rukundo kubura uwo wakundaga rimwe na rimwe iteka kubura urubyaro bamwe duhitamo kurushakira hanze kutanyurwa mu kazi ugashakisha izindi ndamu n'urugendo rurerure uhura na byinshi bituma wibaza kubera iki ubuzima n'urugendo rurerure amakuru yanyu si mwe ndakeka mutamenye ntabwo twakumenye nitwa Freddy yego ni umushuti wa Peter niwe narimenyeye ngira ngo mwebwe n'ubwa mbere mumbonye yego ubwa mbere kabisa nibyo meze neza ariko tumeze neza turaho ya Peter nagashize iminsi ntamweruka ariko namushakaga hari ibintu ushaka ko tuvuganaho iyo byatumye nza kumureba sinzi niba ndi bumubone cyangwa mwamubwirira
akaza tukavugana. Oya ntawe uhari, umutwara ari ku kazi, yagiye mu butumwa bw'akazi Gisenyi. Ntawe uhari. Aya. None se yaba yaragiye ryari? Hashize nk'icyumweru kimwe. Watambwira. Bishobora kuba byaramutunguye. None se nibura azagaruka ryari? Azagaruka, twigeze kuvugana ambwira ngo ategereje ku kazi nyine bamubwire, ariko araza vuba. Aya. Telefone rero nari nayigerageje. Mba ntabwiho. Sinzi ikibazo kahise. Nese we mubasha kuvugana nibura? Rimwe na rimwe ngira ngo niba nta manetwork ahari simbiza aho hantu, kuko nanjye tuvugana rimwe na rimwe nka nimugoroba atashye. Nese iyo muvugana kuri ya nimero y'isanzwe cyangwa hari indi wenda kubonaho kugira ngo Oya niba ihari isanzwe. Yandi isanzwe. None se hari umukobwa ni umukobwa ukiri muto ngira ngo niba ari mwishywa we, niba ari wamwishywa we. Rinda se? Ni ukusa nk'ubyibushye mu arahari Rinda. Yarari. Byakunda ko mubona. Namuguhamagarira akagusuhuza. Yamufashije. Kansi nze mubwire. Rinda. Shaka rero none da. Ngire ntiya niyo ngo zimbwire bukwe ngiye kongera nzara undi mugore. Uzibiri yarankore. Yisashije ibintu byose arabivuyanga. Ngo mubatanye mukunda gange ibiki n'ibiki ibintu byinshi cyane. Mani yabaye sansu ubungu ni daje. Akorero nawe bro nta kigenda cyawe. Gute se? Ubundi se umugisha inama irongora ubundi ariko uzakakubuza kurongora. Umugisha inama kandi uriya ni igiki nguru. Umugisha inama genda bimubwiye gutyo nyine. Hari icyo gipfana nawe se? Cyane mabukwe mwana. Niko muko. Rebera ye. Uravuze ngo ndi igiki hano? Uravuze ngo ndi icyo ntazi? Ngo ndi icyo ntazi muri uru rugo? Mugiye kongera kandi. Uravuze ngo nta kintu maze nta nicyo ngiye kubwirwa. Ndahindukira rimwe. Ugira ute? Uhindukira ugira ute? Asima bamwaye mu bana basi. Uyumva nkuko nabare kugurwa yumvaga ntari kubyumva se ngo wambwiraga iki agomba kubimbwira kuko hano hari umwana wanjye. Icyo turacyumvikanaho kandi zo zintu ukajya wibagirwa ko wasezeranye na Marita nubwo yapfuye. Ugiye gushaka undi mugore wambara nka mushiki wawe. Reba uko nambara iki wewe bikureba hiki. Dore nyicara banza urebere nyicara uko nakwicara kose. Dore ya. Kiwe zozi ubundi wowe uruwaheri. Narabivuze. Hahandi wazaka. Hahandi. Narinze kwakora iki? Ine waruje kuhagira uti. Nijye ubonye ntacyo maze. Ahubwo nugishaka kwemera ko ntacyo twipfana nawe. Uri kumva? Nibyo zozi. Wamuhaye idashaka kagenda. Zozi ntacyo dupfana. Ujya kurongoroka mu gisinama uyu ni igiki? Uravuze ngo ntacyo dupfana. Dupfana iki? Thanks. Amakuru y'iminsi. Wamenye Ikinyarwanda? Iminsi umaze ariko ukige vuba. Of course. Ikinyarwanda ni cyiza. Numva kitavugika neza? Ndakikunda. Nanjye uzanyigisha ikigambe. Ndakwirinda. Mba numva nanjye muvuga neza. Ko daheruka kuzana nabo kuza kudusura sinatwo. Uncle yari yagiye ku kazi so Gisenyi nagaruka tuzaza. Nta Kinyarwanda wakimenye. Muzazane. Ariko nubwo muri madamu ntago mwanyibwiye. Nyine
ni madamu wo muri uru rugo nk'uko ubibona. Izina ni Misho. Okay, ya nshobora kumenya ubwo rero ningira amahirwe na telefone gacamo Yego. nzamuvugisha naramukaje tutaravugana uzamumbwire ko Fred yaje kumubura n'umushaka kubona kwigendera. Ndamuhamagara mubwire nidacamo we uri arampamagara ntabwo bwageza yazamubwire ko mushaka cyane. Yego. hari gahunda twari dufitanye kandi yari ingenzi cyane. yavuze kwibuka. Rina niyibagirwa umwibutse wenda ubwo kiri muto yakibuka cyane. Turabyibuka. Linda mumerekereze herekeza umushyitsi nanjye kandi ntungane utuntu hano. Murakoze. Yego namwe. Ndabiyamye mugabanye nduru. Sozi uranyiyamye. Mugabanye nduru ndabiyamye. Bakwiyamye nanjye ndakwiyamye. Ntuzagire n'umwana wowe hano wowe. Nawe matiko mwambere kwiyamye. Kibaba we. Hey. Mareka matiko ya. Sozi ngora kintu dupfana. Muse mupfana iki? Hano hari umwana wanje. Icyo mucyumba. Niba mushaka ko dutandukana neza Kurangura ngo mwikane. Zuranyira ari hamwe. Ubizi gutaka umwana wawe. Wabona ari namwe mwamwishe. Wabona ari namwe mwamwishe. Namwihanganiye kenshi kuri no nshuro ntunyurire mugore. Ntunyurire. Umva. Utasabona uransanze hano kugira ngo munange ndagakurirwa. Icyo bashaka cyose twagikora. Nzamurira isukari. Ntumpateho nawe. Wowe ukora amafuti. Wowe ukora ibyo ukamugisha inama. Uyu ni kumubwira nta bintu birenze mama. Papa arabizi kujya gushaka. Arabizi nyine. None singomba kubimenya jewe. Ngomba kumenya. Nkabyanga cyangwa nkabyanga. Cyangwa shaka nawe umugira umugore. Bakurongore. Kagora amaguru. Umugore wankoze ibibi we. Wabanyeho umukecuru ashaka n'umukwe we. Aho mwatereye mu. Uraburanira iki? Uraburanira iki? Uraburanira iki? Ujye gushaka umugore ufite umeze nk'uyu nguyu. Ujye kunyica umwana uje kuminira umwana. Wangiye kunkora. Sinakanga ngo kubera amasozi. Ibi bisatsi nabipfura. Birahagije je n'uyu mugore birahagije. Duhuye kesho kuri no cyangwa. Reka nubaho umukwe. Abaho umukwe koko wibutse kare ko nacacatse. Ngerageza unyumve. Ibintu byose ndakuze nagerageza mubwire. Nyoko bukwe gute? Nta bintu birenze ariko. Niba ari ibyo rero ubaha imyanzuro ye aguha ubwo wishaka noneho niba umwubaha. Yewe zo ziriwe. Ndebera ubwo bwambura yambaye. Niko zozi. Mwana wawe ndababarira. Sibyo wamugane nanjye mba narengereye nkavuga amagambo menshi mwana wanjye. Dore no kuri nicyo yakira kurenza. Zozi mbabarira ariko umushiki wawe yitwara nabi. Arya induru muzayigabanya muri uru rugo. Ako nawe ko mumeze nk'amasasu papa. None se umwana ajya nsuzugura. Anondagira ngere ku mutwe nceceke Zozi. Koko ariko wowe uranyubaha. Uri umwana wanjye. Ko wampamagaye nukunyubaha. None umushiki wangu ntacyo mfana nawe Zozi. Ntacyo dupfana koko nawe urabihamya. Zozi bivugira imbere yanjye byo ntacyo dupfana. Ni wongera kumbona hangaha. Turagipfana ndacha gufatana mu mukwe wanjye. Umva ngaho nanjye mbabarira. Niyo mpamvu nari nakubwiye ibintu ngiye gukora kugira ngo nubwo wabifashe nabi ariko ntabwo ndi kubyemera ariko Zozi. Nasoma nzasaza gutya. Erega ari kuri mwana kuri. Zozi ari kuri mwana kuri cyangwa umume Zozi. Urabona nzarererwa nirya shitani ngo mushiki wawe ko ari amavuta. Nawe uragiye Zozi. Handi ubu nareka kuva ahangaha. Shaho ubu nahicara ngahangana. Zozi. Ese ko bakomaye ngo merekeze yongeza ku muhanda niba nugaruka. Okay, none se nashaka ko mpa nimero zawe tukajya tuvugana. Icyo bitwaye? Okay. Nta kibazo. Ndaza kugira Linda
ndaza kwandikira bone zanyu sibyo urakoze sawa uzasuhuze sawa amakimbirane mu miryango no kwihambira mu rukundo kubura uwo wakundaga rimwe na rimwe iteka kubura urubyaro bamwe duhitamo kurushakira hanze kutanyurwa mu kazi ugashakisha